na n'ubu ntimuramubona ariko ko murimo kunyinisha mu gakabye. Hoya ntago ari byo twavuganye, ntago mu byo twasezeranye ibyo ntago birimo. None se ko murimo gutinda? It's fine, gusa natinze Trisha ngo nyumve. Natinze naryamye. Ntabwo please reka gende ndakwinginze. Sinakubwiye ko yakumva nambaye vuba nta n'ikintu ngeze nipaho kimwe. Uragenda gutyo gatuza karanga. Sibyo nakubwiraga ngo natinze. Thank you. Ngo nabikoze vuba aho ni sawa noneho. Okay. Tunaanza kufita girlfriend man. Mbona uri umuntu uraho wigendera. Wowe ugira girlfriend man? Oya, aba akadinga gashikikanje. Aya. Agashikikanje nagashikikanje. Ariko kuki ufata ibintu ukabigirira? Oya. Yo girlfriend. Kuki utananyeretse icyo cyana ngo tukirebe? Kandi urabizi ko nanjye ngira ijisho. Ariko ubona ngeje nakitarangiranye urabona nyiraha girlfriend. Umunsi muzumva n'abadeje ubukwe. Zabahereza invitation. Ntabwo nyine ukanahita tugapanga. Hello guys, reka nangire mbashimira cyangwa se nshimira buri muntu wese ufungiye no video akaba ari kumva uburyo tugiye kuba twamusesengura amakuru y'ingenzi. Gusa reka mbabwire yuko aba bakinnyi rwose tugomba kubashimira ba Press Vision Films kuko bagenda bakora ibintu byiza kuko bakina filimi nziza cyane. Iyi filimi The Homeless Guy ni filimi nziza, ni filimi iri gukundwa, ngiye nayirebye mbona iri ku mwanya wa kabiri muri filimi ziri gukundwa cyane muri iki gihugu cyacu, nyuma ya filimi yitwa Inzira y'Umusaraba. Iyi ngiyi ihita iri ku mwanya wa kabiri, kandi iyi ni filimi imwe irakundwa n'urubyiruko cyane. Ngira ngo murabizi mwe episode ya 22 mwabonye uburyo yagenze, mwabonye uburyo Alice na Lewis byagenze byari byifashe, ndetse mwanabonye n'uburyo Lucky yari yagitinze muri role yakinaga zose, ndetse mwanabonye Mama Lewis uko bimeze. Gusa reka twishimire yuko umugambi we ukomeje kugenda upfuba kuko agenda avuga ati ngo bamushakire Alice abashe kuba yamuhitana, ntago azabigeraho kubera Imana, kuko Imana izamuturindira, azamera neza kandi nta kibazo azagira. Rero reka mbabwire yuko hari akantu k'ingenzi ngiye kubabwira ubu ngubu. Ntago nari nakoze video mu gitondo cyangwa se ejo ntago nakoze video, ndajya nkubwire ko rero wowe ufungiye no video uri umunyamahirwe, kuko iyi ngiyi ntago nje kuvuga bya bigambo byinshi cyane, ahubwo nje kuvuga twa tuntu tw'ingenzi kugira ngo umenye ibintu by'ingenzi nawe ubitahane. Gusa nabwiye yuko hari igihembo, ubwo umuntu ubishaka aza kujya muri comment abyandike tubibone ko ashaka icyo gihembo. Turi buze kunyura duhuza abantu nyine bagiye basaba ibihembo, ndetse babasha kuba bahabwa ibibazo bagatsinda, tukaba twabafasha kuba babona ibyo bihembo biturutse muri iyi filime ya Press Vision Films, kuko babasha gutanga promotion kuri buri mufana ubareba. Murakoze cyane rero, reka nangire nitwa Jogisine Rami, reka mbabwire uko bimeze. Ubundi rero mwagiye mubona yuko Lewis yaje gufata bya biryo Trisha yamushyiriye, arabirya arabifata nk'akantu nyine. Ubona ko Trisha akiri kwinginga yihornyora kuri uyu Lewis kugira ngo arebe ko yabasha kuba yamukunda, ariko nyine Lewis ubona yuko azageraho akabyemera cyangwa se akanabyihorera, atabonye Alice yabyemera, ariko ubonye yuko nyine Alice ari mu nzira bagahita bahura. Ni ibintu byoroshye kuba bahita bahura, biroroshye cyane, ni vuba kuko Lucky yamaze kubimenya kandi yamaze kumenya n'uwo Lewis ashaka. Ubwo Lucky rero nta kibazo afitanye na Lewis ku buryo yahita amuhisha Alice, ashaka guhita amuhishura nyine agahita amumuha bakabonana neza bikagenda neza. Gusa rero ejo mu gitondo ntuzacikanwe, hari agafilimi nshaka kubereka, naho hari agavideo nshaka kubereka kavuye kuri channel, video nyine izaba imeze neza. Iyo ni video izaba episode 24, ejo nimuzayicikwe, izaba imeze neza.
njye nari kubabwira yuko ihari. Ubwo nimba ushaka kuzayibona ejo ntuze kugenda udafunguye subscribe ndetse n'inzogera kugira ngo uzahite uyibona mu ba mbere, kandi nkubwira yuko uriya muntu urimo uragenda agahita yandika comment mu ba mbere nawe ashaka kuba azahabwa igihembo. Rero ntabwo twari bwamenya ibizashingirwaho bafata igihembo cy'umufana wa mbere cyangwa se wa kabiri cyangwa se wa gatatu cyangwa se wa kane cyangwa wa gatanu, ntabwo twari bwakimenye. Mwebwe nimukore subscribe, igihembo tuzagitanga, tuzakibaha cyiza cyane kuri buri mufana wagiye ukora ibyo twagiye tumubonaho nyine agatsinda ibibazo byose twagiye tumubaza, akaba yabasha nyine kuba yakwegukana. Cyane cyane njye mbabwira utuntu tw'ibanga bazagenderaho duke duke. Harimo utuntu tw'ibanga bazagenderaho, harimo nk'umuntu nyine ukunda kureba video zabo mu gihe zikigeraho kuri iriya channel nyine akagenda akariyagitanga agashyiramo amakomenti, agahita nyine ababwira ati number 1 cyangwa se akababwira ati nahageze, agatanga igitekerezo runaka ashaka. Ndetse n'umuntu uza hano kuri iyi channel akaba yakumva ubusesenguzi, akaba yafata amakuru, kuko ushaka kuba waragiye hariya utazi amakuru agendanye n'iki ati byagenze guta. Ubwo rero nuza muri izi video zanjye ukazajya uzumva, uzamenya amakuru y'ingenzi. Rero ngiye kuzajya nza hano bayishurira ibanga babahishe nyine kugira ngo muzabitsinde. Njye mba ndi muri team yabo, mba ngomba guhita mbaha amakuru rero yihuse, mba ngomba kubibira ibanga. Gusa nyine utari kubyumva azahomba, urimo uragenda scrollinga atanyumva azahomba, ndetse n'umuntu wese ugenda asimbuka video zanjye azahomba. Gusa mwabonye ko ibintu byagenze neza, nubwo nyine Marewis akirimo ararwana na Alice, ariko nyine urumva ko babajura bigenze neza rwose. Ari amafaranga bazayamurya rwose. Mama Lewis ayahombe, ayabure byiteka, arire yihanagure, kuko ari amafaranga yahaye abarara ngo bagende bashaka umuntu bamwice. Bashaka kuzageraho nyine bakabona n'ayarenze ariya, cyangwa se bakageraho nabo bakirinda bakikomereza, nibikunde kubera nyine Imana. Rero nimba wemera Imana, reka nkubwira ati Imana ishimwe, kandi reka nkubwira ati Imana ikomeze kuturindana, tugire ibihe byiza, dutegereze episode nziza ejo saa 7 zuzuye. Ntuzacikwe, mubwije ukuri yuko ejo nyine ugomba kuzajya ugeraho saa 7 ugahita ureba iriya video igisohoka. Iyo film itasohotse saa 7 hari akabazo kaba kagenze nabi, hari igihe baba batinze gushutinga, hari n'utundi tuntu twinshi tuba twababujije kuba babikora. Gusa mbabwiye yuko saa 7 aribwo bikunda gukunda. Ejo nyine muzayibona saa 7. Mugire ibihe byiza, ndabashimiye cyane. Mukanya ngiye nitwa Jugesina Remy, ndaje mbaye n'iyandi makuru kandi ntugacikwe.